rwabonye ubwigenge ku itariki ya mbere Nyakanga 1962. U Rwanda rwabonye ubwigenge mu bihe bidasanzwe mu gihugu hari hamaze imyaka imvururu nyinshi, bamwe mu bana b'u Rwanda barafashe inzira y'ubuhunzi bakiza amagara yabo. Aha twakwibaza niba abo banyarwanda bahunze muri iyo myaka baba barahunze ubwigenge nk'uko bamwe bashaka kubivuga, ariko iyo mvugo inakunzwe no kuvuga mu bindi bihe, aho bamwe bavuga ngo bahunze amahoro, abandi bakavuga ngo bahunze ubwigenge n'ibindi nk'ibyo. Ye rero nahunze ndi muto cyane, mfite imyaka munsi y'imyaka 3, ntungana na mama. Data yari yarahunze mbere haragira n'umwaka. Nyuma y'ubwigenge u Rwanda ntabwo rwigeze rugira ihumure. Bamwe mu bana b'u Rwanda bakumye gutotezwa bituma bakumya guhunga. Ubwo mama wari warahungiye iwabo yageze ababyeyi baramubwira ati nyaboneka gerageza ibyo gushakisha umugabo wawe ari, ejo uyu mwana w'umuhungu nari nifura ndifuri kwacu batazamutwicira hano. Ubwo umubyeyi wanjye nanjye w'igitambambuga twafashe inzira tuganiya Kongo ko bavuga ko ariho data yahungiye, tujya gushakisha. Data yaje kuboneka nyuma y'imyaka 2. Nkuko mubizi neza, impunzi zose burya hari ikintu cyangwa ibintu byinshi zihurizaho, ariko icyambere nuko uhunga utabigenye, ugahunga utazi ugiye, utazi n'ikigutegereje. Aha ndavuga cyane cyane impunzi za politiki, kuko izindi mpunzi nk'impunzi z'ubukungu zo zigira amahirwe cyangwa umwanya wo kubaza kujya kurambagiza cyangwa gutata aho zizajya. Iyi mpunzi ibona aho yegeka karago, irabanza igashira impungu, ikareba uko aho abisanze bayireba. Iyo ibonye ko isanga ntacyo bayitwaye, itangira gushinga akazu, igatangira kureba uko yakwirwanaho mu byerekeye imibereho ya buri munsi. Igihe impunzi gihugiye mu byerekeye ubuzima busanzwe, rimwe na rimwe binatewe n'aho ziri, hari ubwo zitita cyangwa zibona umwanya wo kureba ibibera mu gihugu zivuyemo. Ariko cyane cyane mu banyarwanda hari icyo twisangije mu byo duhungana igihugu cyacu mutima, duhungana u Rwanda mu turago twacu cyangwa mu mavarizi wagize Imana bakaba yafite. Bakomeza kubaho, izo mpunzi z'abanyarwanda zikomeza kubaho nko mu Rwanda. Aha ndavuga mu muco, ururimi bikomeza kuba nk'ibyo mu Rwanda. Ibi nabyo binatuma kenshi mu banyarwanda cyane cyane abakuze cya kibazo bakunze kuvuga mu Gifaransa cya integration kigorana, kubera rwa Rwanda bafite mu mutima no mu mibereho yabo. Ubwigenge bw'u Rwanda rero, aho nakuriye, abanyarwanda twabanaga hafi ya bose bari biganjemo abatutsi. Bo babifataga ko inkundura y'ubwigenge ariyo yatumye bahunga, ari nayo yabaviriyemo kumeneshwa mu Rwanda. Aha twari turi uko nabivuze, hariganjemo ubwoko bw'abatutsi bavuga ko ubwigenge ari ubw'abahutu, babubonye kuko bo bameneshejwe rugikubita. Impunzi by'umwihariko izahungiye muri Kongo aho narindi zagize amahirwe menshi yo gushobora kwibeshaho nta n'ugunda n'ivangura rikabije ribakorewe nk'uko nagiye mbibona ku zindi mpunzi z'abanyarwanda zahungiye mu bindi bihugu, aho babavanguraga biboneka haba mu mashuri cyangwa mu mirimo. Muri Kongo nyuma y'imyaka mike, bamwe bari bamaze kubona umwanya mu nzego z'ubutegetsi cyangwa mu mirimo isanzwe ya leta, abandi barashoboye kwihangira imirimo itandukanye. Abana aribo twebwe kwigaga nta nkomanzi kandi tunafatwa nka bene igihugu. Bivuga ko icyari bashishikarije ndavuga izo mpunzi bwari ubuzima bwo muri icyo gihugu barimo, nawe iby'u Rwanda byari amatage babiharira amateka. Nubwo nk'uko nabivuze hejuru batigeze bibagirwa u Rwanda nk'igihugu, umuco
ubaranga. Abakuru ntacyo ubwigenge bw'u Rwanda bwari bubabwiye, abato uretse kubyiga mu mateka nk'uko bigaga amateka y'ibindi bihugu ntacyo bari babiziho by'umwihariko. Byageze n'igihe abakuru babyinaga independence cha ko nta karirimbo ko ubwigenge bwo muri Kongo, iyo yari indirimbo yahimbwe n'abanyekongo igihe cy'ubwigenge bw'igihugu cya Kongo. Naho ibyo mu Rwanda hari ubwo iyo basubiraga mu mateka yabo banyuzagamo indirimbo z'abarwanashyaka ba Parmehutu, nka Parmehutu turi impirimbanyi cyangwa mwe mutazi uko mwatugize, ariko ibyo byose wabonaga birimo urukumbuzi rw'igihugu n'amatage.